twikomereze muri uyu munyamakuru wabyawe n'imbwa. Aha ni ku muhanda uva Kigali werekeza i Rwamagana ahaherutse kuba impanuka. Nuko umunyamakuru nk'uko nyine mubazi arimo gushakisha uko yakora inkuru, afite n'amatsiko yo kumenya icyabaye nuko byagenze kuko hatabashaga kubona imbere kubera akavuyo n'umuvundo byaraho. Aza kumva abantu bavuga ngo yo yapfuye, nibwo yigiriye inama yo kuvuga cyane asakuza ngo muveho ni papa wanjye, muveho ni papa wanjye, muveho ni papa wanjye. Maze abari aho ngaho nyine bagose aho iyo mpanuka yabereye bata uruziga bamuha inzira, ariko nyine aza kubona bamutangariye cyane. Ahingutse imbere y'umurambo asanga ni imbwa bagonze, aramubwira ngo mukure mu nzira vuba ujye kumuhamba uwo mubyeyi wawe. Umugore yarapfuye ahurira mu ijoro n'umugabo we wari warapfuye mbere. Umugore ati reka dukomeze urukundo rwacu rwa mbere. Umugabo nawe ati twasezeranye ko tuzatandukanywa n'urupfu, none ubu turi mu ijoro, ubu ndi ingaragu nta mugore mfite. Gatatu, umugabo n'umugore bemeranije ko uzajya aca undi nyuma azajya ashyira agashyimbo kamwe mu gitebo. Hashize imyaka 5 umugore azana igitebo cye abwira umugabo ati mbabarira naguciye inyuma Gatatu, ngibi ibishyimbo 3 mu gitebo cyanjye, wowe igitebo n'ibishyimbo byawe biri he? Umugabo aramusubiza ati none se biriya tumaze iminsi turya uzi ko byavuye hehe? Tekereza guca umuntu inyuma ku buryo ibishyimbo bivamo imiteko myinshi. Uyu mugabo we yagize acyaheka umuyaya. Umugabo n'umugore we bari baryamye nijoro, umugore amaze gusinzira umugabo arabyuka ajya kwirebera umukozi wo mu rugo nkuko yarasanzwe abikora. Ageze mu cyumba cy'umukozi yaje gutekereza ko umugore yabumva, nuko asaba umukozi ko basohoka mu nzu bakigira hanze. Mu gusohoka kwabo umugabo atinya ko umugore yakumva imirindi y'abantu babiri barimo bagendagenda mu nzu, niko gufata umukozi amuterera mu mugongo. Barimo gusohoka umugore abarabacakiye. Icyababaje umugore si uko umugabo we yaramuciye inyuma akarenzaho kugana umuyaya, ahubwo yababajwe nuko yamuhetse kandi we ataramuheka na rimwe. Eyuvire umugabo mu kwisobanura atera hejuru ati rwose nawe shyira mu gaciro, abana bacu bose yarabahetse arabakuza, kuba muhetse inshuro imwe mushimira urumva nkabije, kandi we yarahetse abana inshuro ibihumbi n'ibihumbagiza. Amva mayere. Umurwayi wo mu mutwe yagiye kwa muganga, muganga amubaza uko amerewe, aramubwira ngo buri gihe iyo aryamye arota inkende ziri gukina. Muganga ati ndaguha ibinini bikubuza kurota. Umurwayi ati muga uwo muti uzawumpe ejo kuko uyu munsi nibwo zibakinira igikombe. God have mercy upon us. Nabonye igarade nabaye imbesire. Padiri mukuru w'ahantu yaremesheje inama atumira abantu, umwe mu majyanama za yakererewe. Padiri amubonye n'uburakari bwinshi ati dore ya mbesire igihiziye. Umujyanama avuye aho aca mu isoko rya segiteri ye, mbese ni nko mu murenge we, ati kuva ubu ibyari isoko bibaye inama, ndabamenyesha ko ubu nabahaye ikintu gishya gikomeye. Nabonye igarade nabaye imbesire. Ibeseye kandi baza ari igicucu. Ati nicyo nababwiraga, mwikomereze icyari inama cyongereye kibisoko, ariko mumenye ko mfite igarade rishya ry'imbesire. Kaye goko. Assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.